Bavandimwe namwe nshuti mwumva Ikinyarwanda, ndabasuhuje aho muri hose. Ibihe turimo ni umutwe w'inkuru zifite umwihariko w'umunyamakuru Amiel Nkuriza murimo kumva. Guhera uyu munsi, ibihe turimo byungutse undi murongo kuri YouTube uzajya uhitisha inkuru zihutirwa zinasesengura ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu cyacu. Ibihe turimo kandi bizakomeza gusomwa ku munyamakuru.com ariko binunganirwe n'iyi shene yavutse uyu munsi. Icyo musabwa ni ukuyitera inkunga ibitekerezo byubaka bidasenya umuryango utubumbiye hamwe twese, umuryango wa bene Kanyarwanda. Imfura y'iyi shene ni isesengura ry'ijambo Paul Kagame aherutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ni ubuhe butumwa Perezida wa Repubulika yashakaga gutanga kuri aba banyacyubahiro? Turi muri Kigali Convention Center. Ni ku wa kane tariki ya 16 Mutarama muri uyu mwaka wa 2025. Perezida Paul Kagame yatumiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kugira ngo abahe ubunane. Ni umuhango usanzwe ukorwa buri mwaka. Perezida Paul Kagame nk'uko asanzwe aboneyeho kuwutangamo ubutumwa busa n'ubwamubuzaga gusinzira. Mu butumwa bwe, Paul Kagame hari aho agize ati: "Iyo mbonye umuyobozi ndamumenya, n'ikigoryi iyo nkibonye ndakimenya. Iyo ibyo bigoryi byombi bihuye bishobora guteza akaga. Kugira umuyobozi w'ikigoryi ni ishyano. Biba bibi cyane iyo umuyobozi afite abamushuka akemera gushukwa n'ibigoryi." Ni ijambo ryahise mu rurimi rw'Icyongereza, nkaba nagerageje kurihindura no kuribagezaho mu Kinyarwanda. Dusanzwe tuzi ko iyo Perezida Kagame ashaka kwinigura, amadisikuru ye yose ayahitisha mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo abo ashaka kugezaho ubutumwa bamwumve bitagoranye. Ninde kigoryi Paul Kagame ashyira mu majwi? Ni bande bashuka icyo kigoryi? Iyo ngerageje gusesengura aya magambo ya Paul Kagame, nsanga yarashakaga gutanga ubutumwa bujyanye n'intambara yashoje mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Nkeka nanone ko iyo ntambara arimo kuyitsindwa akaba ashaka gushyira mu majwi ibihugu byanze kuyihagarika burundu cyangwa wenda bitabona impamvu yayo. Iri jambo rya Paul Kagame nanaryumvisemo indwara yo kwiheba gukabije, depression, kuko ryumvikanamo umuyobozi urimo gutsindwa intambara ariko akaba adashaka kuzibukira. Kugira ngo byumvikane neza, nkeka ko Paul Kagame asa n'ushaka kuvuga ko umuyobozi w'ikigoryi ari mugenzi we wa Congo, wemera gushukwa n'ibigoryi by'abanyamahanga yari arimo agezaho ubutumwa bwe kuri uriya munsi. Muri disikuru ye, umukuru w'igihugu asa n'uwemeza ko Abatutsi arwanira ubasanga no muri Uganda, ariko abo muri icyo gihugu ngo bakaba nta kibazo bafite. Abagifite uyu munsi ngo bakaba ari abari muri Congo.
njye nkaba mbona ko ibyo Paul Kagame asobanura ari urwitwazo kugira ngo akomeze gutera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no gushakisha uburyo yakomeza kwicukurira amabuye y'agaciro yuzuye muri kariya karere. Muri disikuru ye Paul Kagame akomeza agira ati hari ibintu twagombye kwanga tukavuga tuti turabyanze. Kuki dufite ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo tukagishakira igisubizo mu muryango w'abibumbye cyangwa mu bindi bihugu? Kuki twebwe ubwacu tutakikemurira? Aha Paul Kagame arashaka gushyira mu majwi umuryango w'abibumbye n'ibindi bihugu bikomeye, nyamara akirengagiza ko intambara yashoje iterwa inkunga n'ibihugu by'ibihangange bigize uwo muryango w'abibumbye. Icyo adashaka kuvuga ni uko ibyo bihugu biramutse bifite ubushake, iyo ntambara yahita ihagarara. Iby'uko abayobozi ba Afurika bagombye kwikemurira ibibazo hagati yabo, ibyo birashoboka rwose. Nyamara Paul Kagame azi neza ko ari we uteza ibibazo byose bibarizwa muri Kongo no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Twese tuzi neza ko akarere kose kari gatekanye mbere y'uko afashe ubutegetsi muri 1994. Ibi bikaba bivuze ko uteza ibibazo atari nawe uhindukira ngo abikemure. Nanone Paul Kagame ati yaba umuryango w'abibumbye yaba umuryango ushinzwe amahoro ku isi, bose bavuga ko bazanywe muri Kongo no kubungabunga amahoro. Bamazeyo imyaka irenga 30, nyamara icyabajyanyeyo ntibigeze bagikemura. Ni gute ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo cyabananiye kandi biyitirira ko ngo bafite ubushobozi bwo kukirangiza? Paul Kagame arakomeza agira ati ese iyo miryango yohereza abarinda amahoro muri Kongo ibibonamo nyungu ki iyo abo yohereje bigaragara ko ikibazo cyabananiye? Igiteye impungenge ni uko uwo mutwaro w'ibyabananiye bawikoreza u Rwanda. Kuwikoreza u Rwanda niyo nzira ya bugufi babonye yo gukwepa inshingano zabo. Iyo bibananiye burundu bashakisha izindi mpamvu. Impamvu nyamukuru batanga ngo ni ukureba uburyo bakura u Rwanda ku ikarita y'isi kuko ngo ari rwo ruteza ikibazo muri Kongo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko urwo Rwanda bashaka gusiba ku ikarita y'isi rutabagaho mbere y'imyaka 30 ishize. Abakoze jenoside muri iyo myaka yose na n'ubu baracyahari, baracyafite intwaro, baracyafite ya ngengabitekerezo ubwo basenyaga u Rwanda. Ibyo banabikomereje mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashyigikiwe n'icyo gihugu, imiryango mpuzamahanga irebera. Nshuti bavandimwe munkurikiye, reka ngire icyo mvuga ku magambo amwe akubiye muri iyi mvugo ya Paul Kagame. Hari aho agira ati iyo binaniranye babyegeka ku Rwanda. Ni byiza ko Paul Kagame asanzwe azi ko imiryango mpuzamahanga nayo yamenye ko ibibazo by'intambara biri muri Kongo bitezwa n'u Rwanda.
Kuba abizi ni amahire kuko bimuha urufunguzo rwo kwikiranura n'iyi miryango, akaba yahagarika niba bishoboye intambara irimo kugarika ingogo mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko byabaye akamenyero, Paul Kagame ahora avuga ko icyamujyanye muri Kongo ari uguhiga ingabo za FDLR ngo zimazeyo imyaka 30 zihungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara umukarapu we James Kabarebe yakomeje kwemeza ko FDLR itakiriho, ko niyo yabaho iramutse yinjiye mu gihugu irwana nta n'umunota yahamara idatsinzwe burundu. Uku kwivuguruza kw'abayobozi kukaba kudakwiye, by'umwihariko ku mukuru w'igihugu wagombye gufatwa nk'indorerwamo ya rubanda. Umukuru w'igihugu nanone ati: ese ubundi muzi impamvu bariya bantu bari mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ikinyarwanda? Ikibazo kiri muri Kongo ni nacyo kiri muri Uganda. Muri Uganda usanga uduce tunini muri icyo gihugu dutuwe n'abantu bavuga ikinyarwanda. Si ibyo gusa kuko unasanga abo bantu bafite imiryango hano mu Rwanda ivuga ikinyarwanda kandi ituruka muri Uganda. Muri Uganda ibyo ntibyigeze biteza ikibazo ngo hibazwe impamvu muri utwo duce tw'igihugu harimo abavuga ikinyarwanda. Nta kibazo cyigeze kibaho hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Abo banyarwanda bafatwa nk'Abagande kubera ko n'ubundi ari Abagande. Kuki noneho mu burasirazuba bwa Kongo bitameze nk'uko muri Uganda bimeze uyu munsi? Bikwiye kumvikana ko bitewe n'amateka yacu n'abatuye muri Kongo ari Abanyarwanda. Uko niko kuri. Ariko nuzana izo nzobere zawe kugira ngo abe arizo zigaragaza ibibazo, izo nzobere zikaba ari nazo zagize uruhare muri aya mateka turimo, urumva ahubwo atari wowe ufite ikibazo? Wagaragaza ute ukuri kwa nyako kandi nawe uri mu bagupfukirana? Ni nayo mpamvu izo nzobere zihita zishyira amakosa ku Rwanda iyo zivuga ko ari twe dufite uruhare muri ibyo bibazo byose. Ntabwo ari twe twakase imipaka itandukanya ibihugu byacu. Nta nubwo ari twe twubatse ingengabitekerezo zahemberewe n'amacakubiri yabayeho kuva kera. Hari n'abaturega ngo dufite abasirikare muri Kongo. Ese niba koko wumva ko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo, wafashe umwanya ukareba impamvu u Rwanda ruri muri Kongo? Kuki u Rwanda rurimo kurwana muri Kongo? Icyo kibazo wagombye kucyisubiza. Ibyo numara kubibonera igisubizo uzahita unamenya impamvu ya nyayo u Rwanda ruri muri Kongo. Ariko kandi reka mbacire inzira ku murima, aho gukomeza gushyira igitutu ku bantu. Kubera Jenoside yabaye mu Rwanda, twishyuye igiciro kinini ku buzima bwacu. Ntitwakongera gusubira muri bya bihe ngo ibyatubayeho byongere bitubeho. Ntabwo twakongera kwishyura cya giciro twishyuye mu myaka 30 ishize.
uko waba umeze kose ntabwo twakongera kwishyura icyo giciro. Icyo wenda mwakora ni ukuvuga ngo reka dusibe u Rwanda ku ikarita y'isi. Uko mwaba mukomeye kose ntimukeke ko tuzigera duhinduka. Gusa nanone dushobora kurebera hamwe aho ibyo bibazo byose bituruka. Icyo gihe twabanza kwicarana tukumvikana, buri wese akumva undi, ikibazo tukagicocera hamwe twese. Ariko mu gihe hatagize ushaka ko icyo kibazo kiganirwaho agashaka kukijyana wenda mu Bushinwa ngo abe ariho gikemurirwa, ibyo ntibishoboka, ntibinakora hano. U Rwanda ntirushobora gusubira aho rwari rwarahagamye mu myaka 30 ishize. Ntabwo bishoboka. Impamvu mbivuga, hari abantu bakwibaza ngo ubundi nyuma y'imyaka 30 ishize byagenze bite kugira ngo umuntu yice undi? Ukwijijisha kwanyu niko kudutera kurakara, ibyo bikanaduha akanyabugabo ko kwirwanaho tutaretse no kurwana. Hari abumva ibyo tuvuga ariko bakabica ku ruhande. Ariko nanjye nkababaza nti mwaba muzi impamvu FDLR ikiri muri Congo? Noneho bazanye n'abasirikare b'u Burundi, aba nabo ugasanga ingengabitekerezo ari yayindi. Aba banavuga ko ngo bajyanywe muri Congo no kurwanya ingengabitekerezo ya M23 ngo igizwe n'abatutsi bafitanye isano na Kagame. Wowe uvuga ngo u Rwanda ruri muri Congo, uba uvuga ibiki? Ubundi bakavuga ngo niba ari bwo buryo mwabonye bwo kwirinda iyo FDLR, tuzayikura muri Congo. Nyamara hashize imyaka 30 iyo FDLR ikiri muri Congo. Kuki mutayikurayo? Nshuti bavandimwe munteze amatwi, aya magambo ya Paul Kagame niyo ndirimbo ye ya buri munsi kuva imyaka 30 ishize ari ku butegetsi. Mu guteza umutekano muke muri Congo yakomeje kwitwaza impamvu mu by'ukuri zitakigezweho. Izo mpamvu zirimo na jenoside ubutegetsi bwe buhora burisha. Iyo jenoside kandi ubutegetsi bwa Kagame buhora buyikangisha amahanga ko ngo atayihagaritse, nyamara ukuri ni ukundi. Icyumvikana muri disikuru ya Paul Kagame ni uko intambara yashoje muri Congo idatuma asinzira. Mu myaka ya za 1996 ubwo yatangira kugaba ibitero muri Congo, yemezaga ko iyo ntambara u Rwanda rutayifitemo uruhare. Ariko noneho byibura uyu munsi ariyemerera ko ingabo ze ziri muri Congo. Kubyemera niko gutsindwa kwe, kuko amahanga arimo gutera imbabazi uyu munsi ntiyumva neza ukuntu u Rwanda rwashoza intambara muri Congo rukayitirira M23. Nkimara gutega amatwi iyi disikuru ya Perezida Kagame, nahise mbona ko ari mu mayira abiri. Aribaza uburyo azahagarika intambara, akayihomberamo ibyo yayishoyemo byose, yanayihagarika bikaba wenda byamugiraho ingaruka zo kwirukanwa ku butegetsi.
akaba yakurikiranwaho ibyaha by'intambara, aho azaba aregwa za miliyoni z'abantu zaguye muri izo ntambara yashoje muri Congo kuva mu myaka 30 ishize. Paul Kagame yanagaragaje umunaniro ukabije muri disikuru ye ubwo yatandukiraga akavuga ibibazo bidafite aho bihuriye n'ubutumwa yashakaga gutanga ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Perezida Kagame yarateruye ati, Tshisekedi mureba hariya nubwo ari ku butegetsi ntiyatowe. Aha umuntu yakwibaza ati, gutorwa cyangwa kudatorwa kwa Tshisekedi, Perezida Kagame bimurebaho iki ko Kongo atari u Rwanda? Ikindi ni uko Kagame atagombye gushyira mu majwi bagenzi be bibye amatora, kuko nawe muri manda ze zose amaze ntiyigeze atorwa. Ibyo yabivuze muri aya magambo: nigeze kubabwira ibyerekeranye n'amatora twagize hano mu Rwanda umwaka ushize. Usanga abo bantu aribo batubwira ngo bashaka demokarasi. Bati nimukore amatora nibwo buryo bwiza bwimakaza umuco wa demokarasi. Gusa nanone ugasanga barimo guteza ibibazo muri aka karere, barimo na Tshisekedi utarigeze atorwa. Namwe murabizi ko atatowe muri izi manda ebyiri zose ziherutse, ariko ntimwitaye ku bimenyetso. Icyo mureba ni kimwe gusa: kureba niba Tshisekedi ayoboye niyo yaba ataratowe. Uyu mugabo Tshisekedi mureba mu matora ya mbere ntabwo yigeze atorwa, n'aya kabiri ntiyigeze atorwa. Ibyo murabizi, ariko muranabivuga, ariko kandi ntimwabivuga ku mugaragaro. Ni jyewe gusa utinyuka kubivuga. None izo ndangagaciro muje kutubwira ni izihe? Rimwe na rimwe muravuga ngo amatora ntacyo atubwiye, ubundi muti amatora niyo demokarasi. Byose mubyirengagiza mubizi. Umuntu araje arakubwiye ati dore uko demokarasi ikorwa, nyamara ugasanga ahandi kubw'inyungu ahafite aricecekeye. Abo ndi kubwira uyu munsi nkeka ko wenda ntacyo mubiziho cyane. Ndabizi ko mutanga za raporo ku bihugu byanyu, nyamara izo raporo mutanga hari ubwo ibihugu muhagarariye bibasaba ko muzihindura, mukazihindura uko mushaka. Ibyo bibaye ndabizi ko nta ngaruka bibagiraho, ariko jyewe bizingiraho cyane. Kuri jyewe biba ari ikibazo kiri hagati y'urupfu no gukira. Kuri mwebwe wifata nk'aho wafata telefone ugahamagara witurije, urimo gukina football, urimo gukina tennis, urimo gukina golf, cyangwa ugatanga amategeko uri kuvugira kuri telefone. Mwebwe muzi ko byoroshye, ariko kuri jyewe ndamutse mpumbije na gato, ni ikibazo kiri hagati y'urupfu n'ubuzima bwanjye. Muri make mutwumve, ariko munumve abo bantu mukorana nabo. None mwaba murimo gukorana na bya bigoryi mwakoranye nabyo mu myaka 50 ishize? Ntabwo turi muri ibyo bigoryi, nta naho tuzahurira nabyo.
Hari igihe twibaza tuti ubundi twebwe tugomba gukora iki cyiza gikwiye kugira ngo kitugirire akamaro ariko ntikigire n'abo gikomeretsa. Abayobozi bo muri Afurika ntitubonwa nk'aho hari icyo twakora kugira ngo tugire icyo tugeraho gikwiye. Bimeze nk'aho hari abagomba kuza bakatubwira bati kiriya mwemerewe kugikora ariko kiriya kindi ntimwemerewe kugikora. Ni nko kuvuga ngo ntugomba kugira icyo ukora kandi ubona ko hari ibibazo by'umutekano muke byugarije umupaka wawe. Iyo umutekano w'igihugu cyanjye wugarijwe, mwebwe ntabwo bibagiraho ingaruka, ni jyewe izo ngaruka bizigiraho. Ndetse hagize ikiba umutekano ugahungabana, ntabwo mwiteguye kuza kumfasha kurwanya urwo rugamba. Mbere y'uko ngira icyo mvuga ku bikubiriye muri aya magambo ya Perezida Kagame, ndagira ngo menyeshe abanteze amatwi ko nyuma y'uko Perezida Kagame atangaje ibi byose, mugenzi we wa Kongo yahise atumiza abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo nawe arinegura. Nubwo atavuze mu mazina Perezida Paul Kagame, Tshisekedi nawe yaramusubije. Yatangarije abatumirwa be ko muri manda ze ebyiri ziherutse yatowe n'abaturage ku buryo bunyuze mu mucyo, ko atandukanye cyane na bamwe muri bagenzi be bitoresha bidakurikije inzira ya demokarasi. Ku byerekeye za raporo zikorwa n'imiryango mpuzamahanga, Kagame akaba yarivugiye ko izo raporo zimushyira hagati y'urupfu n'ubuzima. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangarije abatumirwa be ko izo raporo zikorwa mu mucyo, ko zerekana neza abateza umutekano muke muri Kongo. Aba ngo bakaba ari ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo z'u Rwanda. Inshuti muvandimwe urimo kunkurikira, wowe umaze gutega amatwi aya magambo ya Paul Kagame wayumvise uti? Biterwa wenda n'aho imyumvire yawe ikuganisha, ariko njye mbona ko Paul Kagame yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane ko nawe ubwe yemeza ko bishobora no kumuviramo urupfu. Amahanga, bamwe dukeka ko akimushyigikiye, nyir'ubwite arivugira ko ariyo ahubwo amuteza ibibazo. Muri iyi disikuru, Perezida Kagame yivugira ko ari hagati yo gupfa no gukira, kubera ko umupaka w'u Rwanda wugarijwe, ko n'iyo ingabo za Kongo zamugabaho ibitero, amahanga atagira icyo amufasha. Anemeza ko amaraporo yandikwa n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda amushyira hagati y'urupfu n'ubuzima, ko anahumbije gato ibihugu byohererezwa ayo maraporo byamuhuta. Kuba ibi byose abizi, akanabyibutsa abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, twemeze ko ari ikimenyetso simusiga ko we n'ubutegetsi bwe hari ikibategereje. Ni iki cyihishe inyuma y'iyi disikuru ya Paul Kagame? Ni iki cyamuhungabanyije cyatumye arisha nabi ubunani abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda? Mwakoze kuntega amatwi.
ibindi biganiro ni akagaruka.